ahejo twasoreje. Yesu ashimwe. Haleluya. Twinjiye mu cyumweru cyo gusenga, iyi minsi 7 yose turaba turi imbere y'Imana Imana, kandi Imana ikigiye gukora mu izina rya Yesu Kristo. Ndabizi neza yuko utari uko waruri. Haleluya. Shobora gutangira iki cyumweru hari amarira ufite, ariko tukagisoza useka unezerewe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ndabyizera mu izina rya Yesu. Satani yabishaka atabishaka, ugomba kunezererwa mu izina rya Yesu. Ejo twarimo tuvuga akamaro ko gusenga. Yesu ashimwe. Akamaro ko gusenga, ngira ngo twavuze nk'ibintu nka 2 cyangwa 3 gusa. Turavuga ngo mu gusenga twambara imbaraga, tubona ubutware, tubona Yesu ari ku rugamba, arangije arahindukira abwira izuba ngo wazuwe hagarara aha ngaho, nawe wakwezi we hagarara aho ngaho. Yesu ashimwe, kuko ndacyashaka, hari ibyo shaka kurangiza, hari urugamba shaka gusoza. Yesu ashimwe. Natwe igihe kiyakigera tukabwira ibihe turimo, wamarira we hagarara aho ngaho, kuko si igihe cyanjye cyo kurira, ahubwo ni igihe cyanjye cyo guseka, ni igihe cyanjye cyo gutabarwa, ni igihe cyanjye cyo kwinjira ku cy'Imana yavuze ku buzima bwanjye, ugategeka bikemera. Yesu ashimwe. Haleluya, 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 amen. Iyo dusenga ni ubusabane hagati yanjye n'Imana. Hari n'igihe tuba turi kure y'Imana, tugasenga turi kure y'Imana, ariko kwiyiriza ubusa no gusenga byongera kukugarura imbere y'Imana, byongera kukugarura iruhande rw'Imana, byongera kugusabanisha n'Imana, byongera gutuma wumva Imana, byongera gutuma ugendana n'Imana, byongera kuguha byongera gutuma Imana ikwishimira. Yesu ashimwe. Iyo dusenze, haleluya, Imana yacu igira gute? Iratwumva. Niyo mpamvu Bibiliya iravuga ngo muri Matayo ngo nimusaba muzahabwa, nimushaka muzabona, nimukomanga muzakingurirwa. Iyo ni imirimo tujya dukora mu buryo bwo gusenga. Hari ugusenga usaba, hari ibyo ukeneye urimo urabisaba Imana. Yesu ashimwe. Hari no gusenga none ushaka, ibyo bigusaba kugira gute? Bigusaba guhaguruka. Yesu ashimwe. Niba usenga ukeneye akazi, ugomba gutangira ukapurayinga uko utigeze kwapurayinga. Niba urwaye indwara, ugomba guhaguruka ukavuga ngo noneho Mana, ndizera yuko uyu munsi ninjya gusenga, uyu munsi nimba mu materaniro, uyu munsi hari icyo Imana iri buze gukora. Ugahaguruka. Yesu nashimwe. Iyo twahagurutse dushaka Imana, Imana iratwumva. Bibiliya iravuga ngo nkunda bankunda, abashakana umwete bazambona. Bivuga ngo kubera impamvu runaka urahaguruka ugashaka Imana n'umwete. Yesu nashimwe. Haleluya. Icya gatatu ngo nimugira gute? Nimukomanga muzakingurirwa. Ntabwo gukomanga uba wageze hahantu uvuga ngo Mana ndi kumwe nawe, Mana ndakumva mu birenge. Mujya muyumvira ndakumva mu birenge, ndakumva mu maboko, ndakumva mu, ukumva Imana urayumva iruhande rwawe, ukumva ntabwo uri kure y'Imana, ukumva uri kumwe nayo. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Imana iyo wasenze tugira guhishurirwa. Aho niho ngiye gukurikizaho. Iyo dusenze Imana turahishurirwa, tukamenya intambara turwana nazo. Muri Samweli wa mbere ibice byaho 16 no tugiye guhera aho ngaho. Iyo dusenze Imana turahishurirwa, umenya icyo gukora mu gihe gikwiriye. Iyo wasenze Imana, Imana irakubwira, nawe ugatega amatwi ukajya gute? Ukayumva. Amen. Umurongo wa mbere avuga ngo iki? Samweli wa mbere 16.
turihuta turasoza saa 2. Amen. Uwiteka abaza Samweli ati uzageza hehe kuririra Sawuli kandi nanze ko aba umwami wa Isiraheli. Yesu ashimwe. Agaho gato, uyu mugaragu w'Imana Samweli yari arimo areba ubwami bwa Sawuli, arangije ntekereza ko yasengaga Imana imuhindure, agasenga ko yongera agaruke yubaha Imana, akorera Imana, anezererwa Imana. Muri uko gusenga Imana irongera iragaruka iramusanga, iramubwira ngo uzageza ryari? Rekeraho kurira, kubera yuko nyewe ntabwo nemera, ntabwo nyimufite nk'umwami wa Isiraheli, ahubwo natangiye gutegura. Hari uwo natangiye gutekerezaho, hari uyu munsi ndimo kubona. Aravuga ngo uzageza ryari? Mu yandi magambo, hari igihe urimo gusenga waba wiyirije ubusa, wasenze Imana, uri imbere y'Imana, Imana ikagusanga ikavuga ngo rekeraho ngo ibyo namaze kubikora. Yesu ashimwe. Yewe namaze gutekereza uwo ngomba kuzagira gute, kushyiramo imbaraga n'ubutware n'ubushobozi kugira ngo azayobore Isiraheli mu mwanya wande wa Sawuli. Umva ukuntu byagenze. Arangije aramubwira ngo icyo ugiye gukora gusa, fata ihembe ryawe uryuzuze amavuta, kuko hari kwa Yesayi Betelehemu, aho ngaho mu bahungu be benshi niboneyemo umwami. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Yari arimo senga, yari arimo yinginga, yari arimo avuga mu ndimi, yari arimo atekereza avuga ngo Mana hindura Sawuli, yongera agaruke mu murongo, Imana yongera imwishimire. Ariko Imana irangije iramubwira, irazihaga iruhande rwe. Natwe hari igihe tujya dusenga, ukongera ugasenga usengera ikintu, ayiwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana ifite ibindi guteguriye byiza. Muri ayo masengesho Imana iramubwira ngo wowe dore icyo gukora, fata ihembe ryawe uryuzuze iki? Amavuta, kuko niboneye mu bahungu ba Yesayi ugomba kuzamusimbura. Ntabwo byari byoroshye muri icyo gihe, ariko Imana yari yaramaze kubitegura kera. Bivuze ngo iyo dusenga, hari ibintu Imana yakuvuzeho kera, hari ibintu Imana yagutekerejeho kera, hari ibintu Imana iteguye ku buzima bwawe. Haleluya. Yarangiza muri ya masengesho, ndavugana n'abantu muri icyo cyumweru. Hari abantu Imana igiye guhindurira icyerekezo cyo gusenga. Wari umaze igihe urimo gusenga, ariko Imana igiye guhindura icyerekezo. Nirangiza ikubwira ngo humura mwana wanjye, nubwo umaze usenga, igihe umaze usenga narakumviye, ariko rekera aho ngaho, hindukira noneho ugiye kugira gute? Haleluya. Ubwo nawe wakwishyiriraho. Yesu ashimwe. Kandi Imana igiye kugusubiza, igusubiriza mu cyerekezo wari urimo usengeramo. Yesu ashimwe. Kuko ikibazo cyari gihari, cyari igihugu cya Isiraheli yingingiraga, ariko muri ako kanya Uwiteka mu Imana amubwira ngo oya, rekeraho gusenga. Niboneye hehe? Mu muryango wo kwa Yesayi hari abahungu be. Yesayi yari afite abahungu 7 kugira ngo twihute. Yesu ashimwe. Muri abahungu 7 bose nibo bamubaga iruhande, bamubaga hafi. Yesu ashimwe. Haleluya. 11 aravuga ngo iki? Komeza aho ngaho umurongo wa 11 kugira ngo twihute. Yari yavuganye n'Imana, amenya aho agiye. Arangije ngo mwereka abahungu be bose, ariko aramanga abana bawe bose naba. Arangije aramusubiza ati reka mbabwire, hari igihe wowe uburahaniyo wibereyo njyo nta n'ugutekereza, ariko data gutekereza.
uyu mwana yari mu bana ba Yesayi, yari mu muryango Imana yavuze ko ifitemo umwami. Ari Samweli, ari na se wabyaye abo bana n'umuryango, baricaraga bakabona abo bana barindwi nibo bagombaga kugira gute, nibo bagombaga kuvamo umwami ukomeye, nibo babonaga bakomeye cyane. Erega uyu munsi ushobora kubona uri ahantu hasi, uyu munsi ushobora kuba uciriritse, ushobora kuba uyu munsi ubona usa nk'aho mu muryango rwose ntibajya bakwibuka, ariko ngufitiye ijambo ry'ihumure. Uyu muba nkubwire ngo nubwo bimeze gutyo, uyu munsi nta gaciro ufite, birashoboka ko nta gaciro ufite, ariko humura. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwira ngo kuko uyu munsi batakwibuka ntivuga ko ijuru ritakuzi. Amen. Uyu munsi birashoboka ko uri umuntu usanzwe, ariko isaha imwe gusa Imana yabwira umuhanuzi ngo urarizwa n'iki, ko ngewe ndimo kwibonera umuntu hariya. Uyu nguyu yari yaragize gute, yari yarasigaye yibereye iyo ngiyo. Amen. Aho ndaza kongera mpagaruke. Imana irangije bose irabagaya, iravuga ngo nta wundi usigaye. Amen. Yesaya, tujye kuri Yesaya. Amen. Yesaya, reka tugaruke kwa Yesaya 22:25. Yesaya 22:25. Kuki Dawidi atibukwaga? Kuki Dawidi atahise akimenya ngo ubundi bagombaga ubundi ari umwana urutundira? Ariko icyo gihe we ahibagirana, yari gusanga amakuru yarangiye, Imana idahari, aryo asanga inama bateranye bakuvanye no mu murongo. Aravuga ngo iki? Uwiteka Nyiringabo aravuga ati uwo munsi hari umusumari wari washimangiwe ahantu hagiye gutera hakomeye, ntabwo ari horoshye. Ongera usubiremo. Ariko uwo munsi umusumari washimangiwe ahantu hakomeye uzakuka kandi uzatemwa ugwe. Amen. Ni ku Uwiteka avuze. Reka ngaruke kuri uwo mwana w'Imana Dawidi mu muryango w'iwabo. Yesu ashimwe. Mu by'ukuri yari ari mu bitekerezo by'iwabo, ariko adahari, kubera ni nkaho Bibiliya ivuga ngo uwo munsi umusumari washimangiwe ahantu. Hari umusumari wari ushimangiwe ahantu. Uwo musumari Uwiteka iyo yakwibutse, uwo musumari urarandurwa ukavanwaho. Uwo musumari iyo ukiri ku buzima bwawe, imiryango iraterana nawe ukwibuka. Uwo musumari iyo uri ku buzima bwawe, baricara muri karitsiye. Hari abadamu ariko myahani bagutse, kuko abadamu benshi mu Rwanda bakunze kwirirwa mu rugo, uretse ubu ngubu byarahindutse. Yesu ashimwe. Ariko iyo muri ahantu muri abamama barenze 2 cyangwa 3, haba ikibazo, ugasanga hari umuntu umwe buri gihe bahora bavuga ni kanaka, yaba ari we yaba atari we, kubera ko hari umusumari watewe ahantu. Uwo musumari niwo nshaka kugira ngo uze kwiyumva nawe. Uwo musumari iyo uteye aho hantu, abantu baraba bataribwa ni kanaka wavuze biriya. Kera mu cyaro ntabwo mukiba mwigeze mamuke muri mu mujyi, ugasanga hari igitoki cyo kwa kanaka batamye, nta n'umuntu uravuga ngo ariko bandi kanaka wagitwaye. Kubera hari umusumari umushimangiriye ahantu,
aho hantu unyuzeho wese aramureba, aho hantu ushatse kumwiyenza wese ahera kuri uriya. Hari igihe bijya bitubaho rero uwo musumari ujya urandurwa no gusenga. Haleluya! iyo wagiye imbere y'Imana ugasenga, wa musumari wagushimangishijwe ahantu, wa musumari wagushize ahantu, uwo musumari Uwiteka agira gutya akawurandura akawukuraho. Ntabwo mubyumva? Bivuze mu yandi magambo, hari imbaraga z'umwanzi zicara ku buzima bwawe. Izo mbaraga iyo ziri ku buzima bwawe, umuntu akwanga ntacyo mupfuye. Izo mbaraga iyo ziri ku buzima bwawe, ujya kubona mu rugo igihe abandi banezerewe, wowe ukumva agahinda kuzuye mu mutima. Izo mbaraga iyo ziri ku buzima bwawe, haleluya, iyo indwara zaje usanga zahitiye iwawe ukagira ngo ni wowe ufite farumasi, niwe uri muri farumasi. Yesu ashimwe. Kubera ko hari umusumari ushimangiye iwawe, ngo uwo musumari Uwiteka avuze ngo iki? Subiramo. Ariko uwo munsi uwo musumari washimangiye ahantu hakomeye, uzakuka kandi uzatemwa ugwe. Uzagira gute? Uzakuka. Amasengesho ajya atuma uwo musumari uvanwaho. Abatakwishimiraga, abakunanizaga, ababa ngo ntacyo uzageraho, ababonaga ejo hawe ntahari, uwo musumari wamaze kuvaho, Uwiteka umwami Imana ajya agira gute? Akawukuraho mu gihe cyo gusenga. Yesu ashimwe. Nawe ukagira ijambo, abantu bakicara bakavuga ngo ariko kanaka baheye, kandi ntawakwibukaga. Abantu bakicara bakavuga ngo ariko se ngo buriya kanaka ntiyabishobora. Bicaye baravuga ngo iki n'iki, kandi umaze igihe nabyo ukoramo, ariko kubera ko hari umusumari ushinze ahantu, mu yandi magambo hari ahantu wagize gute? Wahambiririwe. Mu isi y'umwuka hari ahantu wicaye. Yesu ashimwe. Ariko uwo musumari uzagira gute? Uwiteka azagira gute? Azawukurayo. Uri hehe wowe? Uri ku gicaniro cy'amasengesho. Ndacyavuga akamaro ko gusenga. Haleluya! Iyo dusenga turabohoka, turabohorwa, dukurwaho tumaze igihe. Yesu ashimwe. Haleluya! Mu masengesho Yesaya nawe 10, garuka aho ngaho, 10:27. Iyo twasenze, ndimo ndavugana n'abantu rega bagiye kwinjira mu butsinzi bwabo. Iyo wasenze, imitwaro baguhekesheje igira gute? Akawumva. Uburetwa wabagaho buvaho. Kandi ubwo iyo wasenze kunazwa urasigwa. Yesu ashimwe. Iyo wasenze urasigwa. Reka mbaho urugero uri hafi, turagaruka aho ngaho. Iyo umuntu yaramaze igihe ari umuntu usanzwe wibera aho ngaho, ukihata kuba mu nzu y'Imana, ukihata gusenga, mubwije ukuri wari ufite ishati imwe n'ipantaro imwe, baratangiye kugira bati ni wa wundi wambara ishati y'umutuku, bakakumenya. Ni wa wundi ufite igitenge, ntabwo nyamenya amazina yabyo, kimeze gutya bakakumenya. Iyo wasenze uzi ko ya shati bayireba yari umutuku, bakayibona yabaye orange, bakabona yahindutse irindi bara, ntibongere kukwitira wa wundi. Bivuga ngo iyo wabaye imbere y'Imana, Imana iragusiga umutwaro baguhekesheje, umutwaro wabakubagaho ukakuvaho, kubera yuko turi imbere y'Uwiteka umwami Imana. Yesu ashimwe. Iyo twafashe igihe cyacu n'Imana, amateka yacu arahinduka, abantu bagahindura amagambo. Yesu nashimwe. Ngo uwo munsi umutwaro baguhekesheje uzakuva ku bitugu,
kandi uzagira gute, uzavanwaho no gusigwa. Uyu Dawidi mu muryango w'iwabo bari bavuye ngo mu bana bacu bamwe bakoraga bibera ibwami ari abasirikare, abantu bakomeye, bari bakomeye muri iyi si y'abantu bareba, ariko mu isi y'umwuka, mu bwami bwa Kristo bari boroheje. Dawidi ari wagize gute, ari ukomeye. Amasengesho ya Sawuli, ya Samweli, yavuze ngo wikwirirwa uririra Sawuli. Aho ngaho nimba ari ngo nta kindi uwo nakwereka, uwo wakoresha, biragusaba ko ugomba kuba ufite amavuta ukajya kumwimika. Nta kindi cyari gukura Dawidi ku buretwa uretse imbaraga z'amavuta. Niyo yagombaga noneho kumuha itandukaniro na bagenzi be. Abahagurutse mbere bakamamara, iyo amavuta y'Imana yamanutse bose urabadepasa ukabacaho. Amen. Garuka muri Samweli wa mbere 16, amubaza ngo abana bawe bose naba. Cumi na rimwe. Ego. Abana bawe bose naba. Arangira aramusubiza ati hasigaye umuhererezi kandi aragiye iki, intama. Muri make no kuzivamo ntabwo ugombaga no kuzireka. Uriya twamuhariye iki, intama. Abo dutekereza baba bami abagomba gukomera naba, uriya twamuhariye intama. Iyi Imana yakwibutse abantu bavayo bose. None uyu munsi ntabwo dushobora kujya ku meza ataraza. Haleluya. Mutumire bamuzane, kuko ntabwo twajya ku meza ataraza. Uzi ko hari imirimo itarakorwa utarava iyo ngiyo, utarava aho ngaho umwanzi yagushyize. Baricara baramutegereza. Iki cyumweru uyu munsi nawe bagomba kugutumaho, bagomba kugira gute, kugutumaho. Sinzi aho maze igihe tibarantuma wese. Ushobora kuba uyu munsi wari uremerewe, babana babwiye ko cyumarashize ngo ntabwo bazubaka amazu, ngo ntabwo bazatera inzabe, ntibazagira gute. Ushobora gusenga aya masengesho, ijuru rikagutekerezaho, nawe bakagutumaho mu bugomba kugira gute, mu bagomba kubakirwa amazu. Ndibuka mu minsi yashize, nta nubwo ari kera, kuko nta n'ukwezi urashira arayijyamo, hari umugabo umwe yakundaga Imana ko akaba ari umukene. Niba ngo ni umukene, wumve ngo yari umukene. Noneho kubera ko yakundaga Imana, aza gutona ku bayobozi. Igihe cyose nanjye namusengera, kuko ikibazo yabaga afitiye cyose ni icy'inzu. Agahora buri gihe kubera ubuzima yari abayemo ashakisha cyangwa agira bamuhe ya nzu abantu batarimo, ari inzu ziba zimaze kuzura. Urumva? Noneho barangiza kugira ngo akaba afite abantu yabwiye ngo nubona iyi nzu yuzuye uzababwire bayinije igihe batari bayirangiza, bayikorere finisaje. Mu by'ukuri ubwo ni ubuzima, ariko ubuzima busa nk'aho buri mu gahinda, buteye agahinda. Mu minsi ishize Imana iyo ijya gukorera abanza, ariko ubu nta indiketi urimo kubona, nta kamenyetso ko gutabarwa urimo kubona. Yesu ashimwe. Mu minsi ishize yari afite umwana we, ariko ari umunyabwenge pe, ariko kubera yuko umuryango wari ukeneye, yiga mu ishuri rya leta.
noneho uyu umwaka umwe gusa, ariko umwaka umwe Imana ishobora guhindura amateka. Umuntu araza akana kawe harya ukageze mu wa kangahe, ati kugira ngo se karangije umwaka wa 5 kagiye kujya mu wa 6, kigira hese. Iwacu hari abahita kuri Katolike, ahantu mbese aba ari ishuri rya leta rihari kuri GS. Arangije hari ishuri privé aho ngaho hafi, amubwira umuzanye se nibura kasuweza, kubera ko afite amanota meza ntago bari kumwangira. Ariko reka mubwire icyaje kubaho ubwo. Okay, urabona arabana bacu bakoze iki gihe, urumva mu mwaka washize yaragiye ahiga umwaka umwe muri icyo kigo cy'ishuri, ngira ngo bari bagiye gukoresha nabo bwa mbere abana. Uwo mwana niwe wavuyemo wigira kuri rya shuri, kandi abandi bahagurutse mu ishuri ryiza, yewe ishuri ryiza bavuga icyongereza neza n'igifaransa. Ariko Imana iyo ngiyo yo yakwibutse, iyo wagiye imbere y'Imana, reka mbabwire, uwo mwana muri rya shuri yavuyemo ari uyu, ajya kwiga muri Tare School. Umwana umwe w'umukiri hasi, barangije umurenge ubwawo bahise baba ngo ibyo umwana byose akenera aze kubifata hehe ku murenge. Wa mwana w'abantu bari inyuma hariya, ariko noneho ubuhamya nshaka kubabwira, nta mezi abiri arashira ubu babahaye inzu hariya n'uza hano mu Busanza, barabibuka. Wa mwana ngenda mwibuka, nimvuga ubuhamya bw'uwo noneho Yesu ashimwe. Reka mbabwire, reka muvuge kuko ubwo igihe kiragito, impamvu mise ngaruka kumuvuga. Uwo mwana avuka, ubundi mwanzi avuga ukiri mutoya, ukiri mu yemwe ngo nakumenye utarabusoro mu nda mama wawe. Uwo mwana ngira ngo ni umwana wa 4 cyangwa 3 ugafite utwana twinshi, nimba ngo ni benshi ngo ndigereranya nyoye. Yesu ashimwe. Uwo mwana nyina ajya kumubyara, nyina ni umukristo, icyo kibagirwe. We muri we abana bamaze bati rero kuko yari umwana wa 4, kuko by'abana 3 ntibishoboka yuko ushobora kumubyara batagombye kukubaga. Ati njyewe ntabwo nzabagwa, sinshobora kubaga. Arangije aramubaga pastor, ubu rwose uzi ibyo bambwiye ngo bagomba kumbaga. Ndamubwira se bazakubaga bahishyure kuri ihene, ntabwo bagomba kukubaga. Urumva ati pastor urabizi ntibagomba kumbaga. Umubyeyi igise kiramufata, noneho kugira ngo ajye kwambuka kuri centre de santé, abanze hari akabuga wendaho abatangura akabuga ngewe hari bajya baryita muri y'abanyamurenge. Noneho we aragenda, ariko muri iyo minsi no mu minsi n'ingahe ndamuhamagara, ntabwo urabyara. Atoye ko numvaga se wabyaye, ahubwo numvaga nshaka kugusengera gusa, ariko numvaga igihe cyo kubyara cyarageze. Atuya ntabwo kiragera, ndacyaburi cyumweru niko bambwiye kwa muganga. Wa mudamu Imana ntabwo yita ngo umukene, oya. Wa mudamu mu kwizera kwe aravuga ngo ifashe yigira hano ngo agende bamwifashirize yibyarire. Aragenda bahageze barumwe, turabizi umwana agize gute, umwana ahagaze mu nda, arabipasta umwana noneho apagaze, noneho bari bumbage, noya ntabwo bakubaga ariko ufite ubwoba. Ati none ntabwo bambaga. Mu minota nk'ingahe umwana agize gute, umwana barasohotse agira gute, aza ibirenge bari byo bibanza
Satani yashaka, ariko iyo ajya kugenda arabanza akamukoroga akakwereka ko nafite imbaraga ariko nta bushobozi mfite. Wari ubajyanye arabati ikibaye noneho umwana waduhamagarije ambulance, ariko senga cyane kubera yuko umwana wo kugira ngo abanze umutwe, none umwana banje irenge bamaga ambulance. Ndavuga nta kibazo mureka ambulance ze, ariko muhumure Imana iri kumwe namwe. None bampamagara nkaho naba ndi hano nabo bari nkari epfo kuri kaburimbo. Ndavuga ariko rero reka nanjye wa mutima uraza reka ajye kuri ubu. Urumva ntibari kunjyana aho umubyeyi abyarira. Ndavuga ariko reka ngende kuri iryo vuriro. Ndagenda n'uwari wamuherekeje yarari hahandi mu gasare ho bategereza undi ariyo ugiye mu cyumba. Arangije basi uraje? Ndavuga ndaje. Imeze gute se? Bahamagaje ambulance. Ndamubwira reka dusenge Imana. Wa wundi wari wampamagaye bwa kabiri turasenga. Ntumbaze, sinzi uko yabigenje, sinzi uko yabikoze, ambulance yagiye kugera aho ngaho. Ntumbaze uburyo umwana yahindukiye, ntumbaze uburyo umwana yavutse, bagaruka ngo umwana agize gute yavutse. Uwo mwana niwe bavanye muri GS, gore namwibagiyeho, bamushyira mu ishuri ririmo abana b'abahanga rwose, b'abana biga neza. Arangije kubera ko yaravuye mu ishuri rigize, ntabwo yagiye ngo agaragaza amanota cyane, ariko aratsinda. Ariko mu kizamini cyane umwana niwe wagize amanota menshi, kuko kuri icyo kigo ntahari yagiye mu Rusoro, niho bamuhaye umwanya hehe muri Ntari School. Umwana uyu munsi niyo yibereye. Yesu ashimwe, haleluya. Ejo bundi bahamagara mama we bati twakuboneye hehe inzu mu Busanza, ubu ni watuye. Yesu ashimwe, haleluya. Iyo ni ya Mana umuntu ajya asenga, ugasenga rimwe na rimwe nta cyerekezo, ariko hari ba Samweli, baba barimo binginga Imana ikababwira ngo kino cyumweru hari umuntu ushaka gutabara. Niyo mpamvu ngira ngo ushyireho amasengesho y'icyumweru, kubera ko hari umuntu ushaka gutabara. Birashoboka kuba ari wowe iyo masengesho yaziyeho. Imana iramutabara. Uyu munsi bibereye hariya mu Busanza, ari hafi n'igihe umugisha rimwe nza kumuhamagara mbwira hangaba uhamya mwumve ko Imana amugiriye neza. Yesu nashimwe, haleluya, haleluya. Dufite Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira n'ibyo dusaba. Iyo Mana niyo Mana yageze kwa Yesayi. Hari uwitwaga Dawidi wibereye iyo ngiyo mu ishyamba, uwo wirirwaga acuranga, uwo nguwo utari ufite ibyiringiro by'ejo hazaza, uwo nguwo wize make nyuma y'abandi we nta nayo yize, ariko imbere y'Uwiteka umwami Imana imubona ko ari uw'igiciro. Iramubwira umugaragu wayo Samweli, haguruka ugende kwa Yesayi. Ndabizi buri Imana yari bizi neza ko hari abandi batekerezwaho. Reka mubwire uyu mugoroba bishoboka ko hari abandi batekerezwaho. Hari abandi batekerezwaho gushyigikirwa, hari abandi batekerezwaho kuba batabara, hari abandi babona bagira umumaro. Ariko wowe udafite n'agacu, wowe udafite n'icyo urimo kubwirwa, wowe wumva umeze nk'aho watawe, wowe umeze nk'aho waretswe, wowe wibagiranye umuryango wanyu, wowe no muri karitsiye batazi guriya yadufasha iki. Data arimo aragutekereza, Data arimo aragutekerezaho, Data arimo aragutekerezaho muri aya masengesho. Hari umuntu Data arimo gutekerezaho muri aya masengesho. Sinzi imbaraga zikwicayeho, sinzi ibikwicariye, sinzi ibikurwanya, sinzi ibirimo kunyuramo, ariko Data muri aya masengesho yagutekerejeho. Sinzi umutwaro baguhekesheje uyu mugoroba, witeguye gusigwa. Uyu mugoroba witeguye kwakira amavuta mashya. Uyu mugoroba
witeguye kwakira ubuzima bushya, uyu mugabo witeguye kwakira imibereho mishya, uyu mugabo witeguye kwakira kubaho kw'Imana bushya. Dawidi arangije ababwira ngo reka, baravuga ngo ntabwo twajya ku meza ataraza, kuko data yavuze. Iyo data yavuze byose biremera. Umugaragu w'Imana Yeremiya 40, uyu munsi Uwiteka Umwami Imana agusinya amavuta mashya. Umurongo wa 4, ndimo ndagana ku musozo. Noneho rero